izina rya Yesu. Hari igihe uvuga ngo mu izina rya Yesu bitakuriho nk'ibintu biri aho ngaho, undi ahita amubwira ati nanjye nitwa Nyesi, ariko nuko yamubwiye ngo nanjye nitwa Nyesi. Noneho we yakaragaga imisatsi, yari umukobwa w'amaso manini, aramubwira ati nanjye nitwa Nyesi. Ntabwo wari uzi ko nitwa Nyesi. Arongera avuga ngo mu izina rya Yesu. Undi aramubwira ngo navuniyemo ibiti, ntabwo ibyo bintu uri kumbwira ndi kubyumva. Umumama icyo gihe nimba aragiraga Bibiliya, sinzi ukuntu byagenze, ukuntu yabigenje, ako gusa twe n'uwo mwana twari turi aho ngaho, njye nayo turi kubireba viza ako njyewe nabonaga ibintu by'imiruro bingose, ariko undi namureba nkabona na kintu kimuriho, ako njye nkabona ibintu by'udutaro tundiho, ariko ari umuriro tungose cyane, mbona ari nk'umuriro undiho nyine. Ubwo byaje kurangira uwo mumama Bibiliya yari yayishyize ko hari ukuntu ufata igitenge ukakigunaniramo imbere, ako harimo nk'ikintu, abakuyemo Bibiliya, agira gutyo Bibiliya, akimara gufata iyo Bibiliya agira gutyo uko nguko arayizamura. Yaravuze ngo Uwiteka niwe undinda ubuzima bwanjye. Tugiye kubona mbona wa mukobwa we yarahagaze, ahise amanuka hasi, hahita hasibanganwa, biba birangiye gutyo iby'uwo nguwo. Nene ariko njyewe uko nagendaga nabaga mfite imbaraga nanjye zindinda amanywa na nijoro. Nashoboraga kuba duhagararanye ukahita umbura. Iwacu bamaraga nk'icyumweru batazabona umwana ari ndi mu irimbi, ndi mu ishyamba, ndi ahantu hagiye hatandukanye. Bagatanga n'amatangazo kuri radiyo, barayatanga ngo babuze umwana, kandi ari iwacu babikoze. Ibyo byaje kuvaho, nguma muri ubwo buzima nyine, biba ngombwa nyine ko mama wanjye aza kunjyana tujya muri ubwo bukwe. Tukimara kugira nk'ubukwe nabonaga nyine mama ameze nabi, mbona arambwe ajyamaye ubunyobwa mu ntoki. Akimara kumereza ubunyobwa mu ntoki ndabwakira, arambwira ndagenda. Yose ugiye? Ati ndagiye ariko nzagaruka. Akimara kugenda numva hashize nk'umunsi, numva baravuze ngo yapfuye. Babivugiye kuri radiyo. Icyo gihe naryumvishe iryo tangazo kuri radiyo, numva bavuze amazina yose kuko mama bamwitaga Yankurije Jacqueline. Bakimara kubivuga nanzi ko gupfa sinanzi byari byo, nanzi ko umuntu agenda akagaruka. None ubwo ngubwo birangije, turicara njye na musaza wanjye, ako musaza wanjye akajya ambwira ati sha uteye ubwoba wa mwana we, ati kuva kera ndagutinya, ati sinzi impamvu ngutinya. Yaraninyaga nyine, yabonaga nawe nandukanye n'undi mwana, niyo nagiraga nk'umujinya nkamureba, ahitaga ambwira ati ntukantera ubwoba, atunera ubwoba cyane. Papa wanjye aza kuza, barashyinguye mama wanjye, aza kuza. Akimara kuza aza avuga ngo agiye kunjyana ku ishuri, anjyana ku ishuri kuko nyuma kwa sogokuru sinigaga, nari mbaye ndetse. Akimara kunjyana ku ishuri ndagenda, yangaruye inaha i Kigali, ahita agenda ansigira abantu b'abaturanyi tudafite n'icyo dupfana. Ubwo none harangije, hashize nk'icyumweru, hashize icyumweru. Icyo gihe mbona haje data wacu, namwerukaga ndakana gatoya natakimwibuka nyine. Arangije aranyibwira, arambwira ati ngiye kukujyana ujye ku ishuri. Ndavuga ati nta kibazo. Anjyana iwiwe ku mugore wiwe nyine. Umugore we yari umwarimu, nawe yari umwarimu kandi akiga, yiga kaminuza. Ubwo noneho ndangije njya kubayo. Nyimara kujyayo nyine yabanje gushakira mu itaje uwo mugabo. Naje kuryama, ndyamye ari nijoro nko mu masaa 7, mbona imbeba. Mara kubona imbeba, mbona imbeba irankanuriye, ariko mu by'ukuri iyo mbeba yaravugaga, kandi mu by'ukuri sinzi ko imbeba zijya zivuga. Imbeba iramvugisha ati haguruka aho ngaho uryamye. Nabyutse kuri ubwo buriri, nari ndyamye mu cyumba cyo hejuru, ndamanuka njya hasi, ndagenda. Nyimara kugira gutyo kwa kundi ukuraho irido, nari mfite amajwi menshi cyane ari kumpamagara. Ndebye hanze mbona abantu benshi bari bagose aho ngaho muri icyo gipangu. Barambwira ngo ninshaka urufunguzo. Ndavuga se urufunguzo ndarushaka hehe hatabona? Barambwira ati genda urebe ku kabati. Nagenda nkabakaba ku kabati,
ndagenda ahantu hose ndahashakira. Nari nambaye icyo gihe hari imyenda yajyaga ihararwa niba umwana bakundaga kungura ibintu by'amapantaro n'ibintu by'ibishashi byabyo. Nari nambaye icyo gihe agapantaro k'umutuku n'agakote k'umutuku, ntangira no kwisakasaka ngo numve ko urufunguzo naho ndufite. Ndarushaka urufunguzo ndarubura, ahantu hose ndarushaka ndarubura. Hari ikimeza kinini, nangira gufata umukoropesho, urambwira ati fata umukoropesho ukurure wasanga rwaguye hirya mw'imbere. Ndashaka ahantu hose ndarukurura ariko numva urufunguzo sinarubona. Njya mu byumba ahantu hose ndarushaka, urufunguzo ndahiga, urufunguzo ndarushaka ndarubura. Nyamara kurubura ndangije niko isaha ziri kugenda niko buri kugenda bunyeraho, kandi urufunguzo narubuze. Ndakomeza ndashaka abari hasi bari bujye ku kazi bazinduka niko bari kujya kubyuka. Bakimara kubyuka bigeze nko masaha 9 barabyuka. Bakimara kubyuka nyine basanga ndi hasi, byaranabatangaje bati kuri hasi bite kandi hejuru ari ama etage no hejuru abari amatoilette ibintu byose. Akoyeberwa impamvu sinanabibabwira, ndicecekera sinabibabwira nyine mbigira ibanga. Burakeye gutya ko ibyo nisinongera kubibona, byabigiye gutyo uko nguko. Naje gutangira ishuri, naje gutangira ishuri ryo mu wa mbere primaire, kandi mu buzima bwanjye bundi sinigaga. Wavugaga Rwanda nziza twigaga Redene niyo nibuka ko ariyo nize. Umwarimu yayivuze rimwe, ayivuze ari kuyitwigisha, nje nahise nyifata ku kanya. Aduha ikizamini nitamubwira ati nagifashe nayimenye. Biramutungura cyane kandi twarayigaga hafi nk'umwaka. Ubwo ndangije njya kwiga mu wa mbere. Nyimara kujya kwiga aho ngaho kwa data wacu, ndagenda mbomuswa. Nabanje kubomuswa kugira ngo Satani abanze gucumuza uwo mugore w'umwarimu, ajye yibaza impamvu abandi bana biga bagatsinda kandi ari umwarimu kandi mbiwe, kugira ngo abanze amucumuze. Ndiga mu mwaka wa mbere. Nikimara kwiga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza, ndabyibuka hari umugabo watwigishaga, yari umugabo ubyibushye cyane ufite inda. Yaratwigishaga, noneho yamara kutwigisha akubwira ngo, arambwira ati beri haguruka. Ndahaguruka nicaraga inyuma cyane. Ati jya imbere, njya imbere. Yandika inyajwi ngo A B C D E F G kwa kundi zishoreranye. Arambwira ati soma ziranyajwe. Itamurebana nka nagasuzuguro, ndamubwira tumva umuhanda najemo ndawibuka kandi n'uyu ndabona ari umuhanda. Ikindi ushaka ni iki? Si umuhanda mbona washushanyije se? Umva umwarimu aravuga ati si umwana bitebye. Baba tujyanye ngo gukora intuza hanze. Urabona abana bo mu wa mbere baratubwira ngo tujye dushushanya. Baratubwira ngo dushushanye imodoka. Ndangije uwo mwarimu ndamwata ko se ubwo ngo nasone ufite umbwira ngo nshushanye. Ndavuga kangahe k'imihanda ndi kwicama ari kenshi. Nzanaciye mu muhanda kandi imodoka yanciyeho ndi mu muhanda. Uragira ngo ngire nceho kangahe? Ubwo umwarimu biramucanga. Mwarimu aravuga ati umva umwana wo kwa mwarimu wigira ishyano gutya ngana atya, ibi ni ibiki nyine? Nyine abanza kubidiscussingao, biramuyobera kubyibazaho, biba biracecetse aho ngaho. Turiga, najya nshyira uwo mugore nangira kujya ngira ku ishuri nyine igihe mboneye. Uwo mwarimu nyine igihe cyo guhabwa biruti kigeze, barambwira ngo umva ngo yabaye uwa mbere igihembwe cya mbere, ngo yabaye uwa nyuma mu kigo nta n'amanota na make afite. Uwo mwarimu tugera mu rugo nyine arambwira ati gute unsebya, uba mu barimu babiri ukaba uwa nyuma, ni kubera iki uba uwa nyuma? Arangije arambwira ngo ubu ngiye kukwigisha. Anyicaza hari mu muryango, akimara kuhanyicaza ariko hariho utunuzi dusikariye. Twicara ku kambere, afata igitabo arambwira ati nta kundi ugiye kwiga, ngiye kukwigishiriza, wasanga barabakwigisha ari abaswa. Ndangije ndicara. Arangije arambwira ati vuga amagi nkavuga amashereka. Akambwira ikintu nkavuga ikiterekeye. Akambwira ikirago nkavuga ikiraro. Akambwira ikintu nkavuga ikiterekeye. Amafi, amagi, ikintu cyose ambwiye nkabisobanya. Kandi ubwo akivuga niko nkubitwa.
agakubita akabona nta kintu kizimfasheho inkoni, akabona mbese ni nko gukubita igiti nta kintu bimbwiye, akabona nyine ni ibintu biri aho ngaho bidafashije nabyo. Ndangije ndamubwira ati rega icyo gihe kubera ko uwo data wacu yanywaga inzoga, iyo yabaga yaje nawe mbwaga ati ariko abonye ko nzi gushushanya, nkamwereka nk'umuntu udafite ukuguru, atumaze kubimenya. Noneho kubera ko namwisanzuragaho cyane wewe, nataga mubwira ati nkamubwira ati dore umugore wawe banyigishije nyine birananira, ariko nyine ikintu nzi kwibarira amategura, ariko ngo ngaramye, niko namubwiraga. Nzi kubara amategura ngaramye, niko namubwiraga. Nyine bagaseka biri aho ngaho. Ubwo igihe cyaje kugira nimba uwo mugore ari ukungambanira ntago mbizi, mu bakozi biwe yakoreshaga abakozi babiri, ariko harimo umuhungu dufite icyo dupfana mu miryango. Batangira kuzajya bamfata kwa kundi urabona rondereza ziza mu cyaro, bakajya bazubaka. Akimara kuyizana nkagenda tukajya mu ntuza nyine mu cyikoni, twagera nge nahitaga nsinzira, nasinzira nakubika umutwe gusa. Bahitaga bafata umuriro bagahita bashumika umusatsi wanjye ugashya, noneho ngashiduka umusatsi urimo uranuka, inzu yose watangiye kunuka, nkibaza ibyari byo bikanshanga. None ikindi kintu nakunda gufata amasafuriya yayandi acyaka umuriro cyane, nimba sinashyaga nkababwira ati muve mu nzira mbereke, nkafata isafuriya gutya ishyushye nkayifata mu ntoki kiva ku mbabura, nkayifata gutya nkagenda nkayimuterekera mu nzu. Akambwira ati se ntago ujya ushya? Nkambwira ati hoya ntago njya nshya. Akibaza impamvu nadashya, akavuga ati ahari hari igihe uvukana intoki zikomeye bikaba ariyo mpamvu utajya ushya. Agafata nk'intuzi ibintu bishyushye bakunda kubima cyane, bagatambwira ati sha muhamagare Belize niwe utajya ushya intoki pe. Ibintu byose umukozi nyine akabinkoresha nkabimukorera. Batangira kujya bamfata bakanshyira mu mufuka. Uwo mugore nimba yarabuze iki ukuntu yangenza, yarabuze ahantu mfata nyine, batangira kujya bafata bagashyira mu mufuka bagatereka muri tuwarete. Kandi ubwo nabaga natariye, sinabaga nabonye icyo kurya. Batangira nyine kunkoresha ibintu by'amakosa akomeye nyine nabo. Batangira kuzajya babinkoresha ibyo ngibyo biza kuvaho. Batangira kuzajya icyo genda byibuka nigeze koza ibyombo, ngiye kubona mbona uruyuki ruraje, ntago nzi ahantu narukuye, ruragenda rurya intoki zanjye, ruragenda intoki zirabyimba cyane. Ndangije nyine zimaze kubyimba, ibyo ntibabyitayeho ko intoki zabyimbye, ntago wegeze bandeba nyine bavuga ngo kandi koko ukuboko kose kwari kwabyimbye. Icyo gihe ahantu nabaga ntago habaga amazi, hari ukwambuka ujya kuzana amazi. Barambwira ati fata genda ujye kuzana amazi yari hakurya wambukaga amazi. Ndagenda njya kuyazana. Nkimara kugerayo nahasanze umukecuru araza, mu by'ukuri yari yananze. Nyimara kuhagera mfata umukecuru ndamufata mujugunya nk'iriya. Aravuga ati ibi bintu bibaho se umwana ashobora kuza akatafata umuntu akatamuta nk'iriya? Mfata umukecuru mujugunya nk'iriya epfo mu mazi. Buri muntu wese abari bari mu mazi ndabafata ndabakubita mbashyira nk'iriya. Icyo gihe baza gutanga ikirego iwacu, baravuga ngo uyu mwana wanyu yarananiranye, asigaye agenda agakubita abantu, asigaye agenda akaba yakora ibintu biteye ubwoba kandi akiri umwana mutoya. Mu by'ukuri ibyo ngibyo byakomeje nyine kuza, bikomeza kumbaho, ntangira gukora ibintu bidakwiye. Noneho abantu benshi ntibasobanukirwa uwo ndiwe mu by'ukuri, nta muntu wapfaga kubisobanukirwa, kuko kugira ngo ubimenye byarakugoraga. Kuko nagiye gusura tante wanjye, tante uwo kwa mama. Nimara kugerayo haje inzoka nini cyane yararyamye. Inzoka imaje kuza yaranyinjiye, yari inzoka nini cyane iranyinjira. Ikimara kunyinjiramo iyo nzoka, byahise biba ngombwa ko iyo nzoka baza mu gitondo bagasanga roza inzoka yo yizinze bigomba kukurya. Inzoka yari yizinze, ikimara kwizinga iraza ahantu nari ndyamye nanjye ubwanjye. Ikimara kuza nyine
iyo nzoka abantu bose barayibonye kuko yahuririwe n'abantu benshi cyane. Abantu benshi baravuga ati uyu mwana mu by'ukuri ashobora kuba yapfuye, ariko mu by'ukuri sinigeze mpfa. Icyo gihe hari